shinga gukunda ariko buriya reka murimbira akaririmbo urwo ngukunda ni cyiza reka ngukunde nagukunze uko ndufite ni wowe ndufitiye urwumvirize ugihumeka ugifite ruseke dore umwaka urashize n'undi uratashye twinywere umusururu. Hello my lovely people, hope ko mwese mumeze neza mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, kandi namwe mutameze neza Imana ikomeze kuborohereza. Nanjye meze neza ndashima Imana, reka nongere mbahe ikaze kuri Monix TV show. Niba kandi utarakora subscribe ari bwa mbere ugiye kubana natwe kuri channel, ibuka gukora subscribe, like, comment and share. So guys, today ndi kumwe n'umupapa mwiza cyane, umva nago ndikerekereje atwibwire. Turakwakira muri studio za Monix TV show. Murakoze. Kuko nk'uko bivuze ndumva ari bwa mbere tubicano nyikoreho n'ubwa mbere. Icyo nabwira abakunzi banjye ni benshi, abari mu Rwanda, abanyarwanda, abari muri East Africa yose, hamwe naho bita irwota amasimbi, ndavuga muri Amerika, ndavuga muri Canada, ndavuga muri Australia, kuko mukurikirane iyi tubicano rwose igira abasabu benshi. Nicyo cya mbere nyifurije abasabu. Abantu mwese mukunda Nzovu, abantu mwese mwarimo mukumbuye bamwe, mukore subscribe mugiye kuzajya mutangira kumubona hano mubonere ku gihe, ibintu byose ni fresh. Okay Nzovu? Ato Nzovu so dusura cyane. Nzambasura hano nahita nkaho nzaba ndi nk'umwana ni mu rugo, nakwitetesha nagira gute. Oya nakwitetesha iyo umwana ari iwabo, hano ni mu rugo. Ega burya umwana iyo ari iwabo aritetesha. Banavuga ngo inkoko iri iwabo ishondo umukara. Ishondo umukara. Hano nta muntu wankubita ndi hano. Buri umukara bavugaga no muki. Umukara. Umukara n'agasimba kajyaga gatwara inkoko kera. Uri umukase wawujyanye n'akayongo bitandukaniye. Akayongo. Hari akayongo kajya gafata inkoko. Karagenda ngo bura ngo akayongwe ngo kagenda aribyo bita kunyunya. Urabizi? Kunyunya ngo no kunywa nziko arimo kunywa amaraso. Oya, kunyunya akayongwe ngo kaba gafite inyo. Inyo urayireba. None kagasa nk'akayinyunya. None ngo inkoko ikagenda nkaho ngo ari ikintu ikurikiranye igiye kudomamo. No kuvuga ngo bantubye kunyunya ni kibundi twa abantu batazi kunyunya, nanjye ntabwo mbizi kunyunya nyine bantubye. Kunyunya urabona nk'urugero hari ukuntu kunyunguta. Oya, akayongwe kagafite inyura yireba, kaba kagiye kunyunya kagasa nk'akegeranya inyo yako, kayegeranya ngo iba isa nk'itukura ngo ibisa n'urunyobwa n'akanyobwa. Noneho inkoko ikagenda yaba igiye kudomamo, noneho yajya kudomamo akanywa gahita kayifunga kagahita kayifatira mu kagahita kayigurukana. Nibyo bita kunyunya. N'umuntu mukuru ufite ikibuno buriya nawe ushatse ukuntu ukinyunya. None se nk'urugero ntushobora gushaka kwituma utari hafi ya toilette kandi wumva ibintu uriya mwanda uri hafi gusohoka, uhita unyunya ikibuno vuba vuba umwanda ntubone uko usohoka. N'akayungo buriya hari ukuntu kanyunya. Ako kari gaciyemo, nkatwe tuba tuzi byinshi, turi bakuru. Turakwakira hano muri studio za Monix TV show. Ku bakunzi bawe nongere mbabwire nanone ko ari hano bigiye kuzajya bibera kabisa. Mudukorere subscribe, ikiganiro mujye mukibona mu bantu ba mbere bimeze neza. Bakore na share, bakore na comment, batibagiye gukanda yanzogera. Kuko twebwe turi abantu ntabwo turi Imana. Hagiye dushobora gufudika tukavuga ya magambo atari meza, ariko mwadukosora, ni mwebwe dukorera. Usibye ko tubicano twebwe ntago nge tubicano nzajyaho ikavuga ibya politiki, nge ntago nabyemera. Uyo ariko twebwe turaganira, tugatebya, tugasetsa, tukabaza ibibazo,
uraho ngaho reka nkubaze nyine ubagira abantu nyine batazi akamaro nyine ko gusetsa nyine bifasha iki abantu babikurikirana? Gusetsa bituma abantu baruhuka. Nimba utwaye ya modokari, ufite telefone yawe cyangwa uri iwawe mu rugo, warebye ikiganiro Nzovu nakoze, ndagusetsa rwose ukaruhuka hehe mu mutima. Ngewe hari umuntu, umugabo n'umugore bigeze kumbwira iti Nzovu twari dushwaye ngewe n'umugore wanjye yandakaje, hari yagiye no kuvamo kurwana, ariko narebye ikiganiro wakoze ako kanya, ngewe nashwanye kuko we afite wifi. Abura abakeye bafite wifi si ngo ibi biganiro babirebire ku matelefoni, baba bafite televiziyo, bafite wifi, smart TV. Ngo yabonye yaragiye kurwana n'umugore wiwe, akebutse kuri ahita mbona bahise biyunga, baraseka, imirwano iceceka. Umugabo abwira umugore ati madamu ngaburira. Rero buriya twebwe ntabwo turi nk'abandi, nashatse kuvuga izina, bigeze kuri igipangu barasimbuka, kamwe baramugara. Ubu rimwe na rimwe nsigaye numva ngo asigaye agenda no mu kagare, sinshaka no kumuvuga, sibyo simuvuge. Ubwo rero twebwe ni ukuganira tugatebya, mu kanya hari ibibazo tuza kubazanya, uba ufite ibibazo arabimbaza, nanjye mbabaze, haba mu mibare, haba wumva imibare se? Mu ishuri mvaga imibare nize primaire yonyine, ariko nyine iyo primaire wari uzi imibare. Nshaka kukubaza n'umubare ukakunana warangije na university. Cyane nguriya wamunanira yize university wanjye, byashoboka ko wananira namubaza nyuma akaza kwitabaza telefone kagasanga igisubizo namuhaye ari ako Nzovu. Uko nanjye nigeze niga, abantu tutize batubwira iki? Mwihangane n'ubugoryi bwanyu. Abandi bajyaga ku ishuri bakareba mu ikayi, mwebwe mwagiye kwiba amapera, imyembe, ugasanga kugira ngo papa wakohereze ku ishuri wagiye wacunze agatoki ka kamara, aho kahiriye mu rutoki wagiye kugahanura. Abantu nyine banze kwiga atari uko babuze minerivare, nta kintu babuze, ari wenda ari kwiyumvamo ko badashaka kwiga. Wenda ushobora kuba wararetse kwiga kubera ko ibibazo runaka, hari ikintu cyaba cyaratumye utiga amashuri ngo yarangize. Nanone buriya hari ikintu gishobora gutuma utiga. Hari ushobora kuba uri imfubyi, ntubone amafaranga yo kwishyura ishuri, ibyo nabyo bishobora kukuvana mu ishuri. Wowe nyine icyatumye udakomeza ishuri? Ngewe urabona igihe cya kera ngewe narize ko niga primaire yonyine, nyamara kwangiza uwa 8 nawe urangije 8 n'umunani. Wiza kibaho wa 8. Icyo gihe nawe urangije muri 88. Icyo gihe nabaga kwa Masenge. None Masenge yari wa muntu uhinga, atunzwe no guhinga. Ntago icyo gihe ibi bitaga amashuri iyo watsinda amashuri ya 9 yaza ataraza. Ibyo byejo bundi reba, urabona iyo wabaga prive, aya mashuri yandi nk'aya ariho iki gihe, urabona iki gihe umwana yatsinzwe ikizamini cya leta kimusubiza gituma ajya muri segonderi, ushaka kumushakira ishuri rya prive akiga. Ariko twebwe iyo wakwaga ikizamini cya leta cyo bitaga officiel, iyo cyagutsindaga, amashuri ya prive iki gihe ntabwo yari ahari. Iki gihe hariho amashuri y'imyuga bitaga Serayi. Serayi igihembwe bishyuraga 1500, ariko kugira ngo uzabone 1500, nk'urugero inkoko yaguraga 250, inkoko kazi 250. Mu gihe cy'inkoko yaguraga 250. Isake yindi nkatwe uko turano twarya tugahaga tukanaraza yaguraga 3,500. Yaguraga 3,500. Yumva ubuzima icyo gihe Masenge yabuze amafaranga yo kunjyana he muri Serayi. Ubwo ngubwo ndatangira mfata isuka, ntangira guhinga, nkajya niharika imyumbati. Icyo ko watangiye kwiharika ukiri umwana, ariko ntajyaga guhinga ni mu kabande, kuko mu kabande ibyo bitaga umugeni waransumbaga.
kandi umugende bakuhingamo baragufata isuka Gutabira, ugenda uvana ibyo ku mpande ubigarura ngiye birabe sinari kubishobora kuko icyo gihe nari ndi hasi yuko ndeshya ubu ngubu wariyongereye narakuze ubwo se icyo gihe wari ufite imyaka ingahe mu wa munani nari mfite 14 n'ubu ngubu wariyongereye umva okay Nzovu murakoze kutubwira amateka kabisa y'ibintu bya kera utwo tuntu wambaye se batwita ngo iki utuye wambaye mu maso se inzovu yaratwibagiwe utu ngutu nkimara kuva muri Jazz Comedy njye nahinduye ubuzima ntangira kuba umusitari nkabwira noneho baba ndi narebeshaga amaso reka njye mbareba noneho nambaye amarinete kandi nose ubwo uri kubarebesha iki amarinete ikoresha amaso y'amarinete inzovu ni mubi cyane ubu wambaye amaso ane noneho nambaye amaso uratwishe kandi bitewe n'imyaka ngezemo iyo mu zabukuru y'imyaka 52 ntabwo ubundi ngewe iyo mfashe igitabo ngiye gusoma ntabwo mba ndeba neza ariko ayo marinete aramfasha nkasoma neza use ubu ngubu urashaje ntabwo ushaje ntabwo washaje ngo ndashaje se ndi so wa nyoko ndi so wa inzovu nagasaje muri rwego manzi umubwire sinababani ngiye mbanje kwiyama yamaze kuko nimaze ngo kuzana imvi nguriya muntu ngo agiye gupfa ntibamenye yuko arabura izuba rimwe gato ntibamenye yuko ibuye rimene ku rwondo ry'isukuma inda nk'urugero ngende urwondo ariko ibuye buriya riramenyeka ababona yuko iyo umuntu ngo atangiye kuzana imisatsi nguriya ngo yapfuye ngo ni umusaza yashaje oya abo bantu ugira ikintu babwira ko hari abantu bavuga ngo nguriya muntu yakenyutse gukenyuka ni kwa kundi umuntu apfa akiri mutoya akiri umwana akiri muto nonese kuki umwana umutwita amezi 9 yanakubunye wajya kumubyara Imana ikamuhamagara umwana akigendera nkaswe twebwe tuba tugeze mu myaka ingahe ngo twebwe ngo twagiye ngo twapfuye ese ubundi baradufasha nyine nzapfa ariko nk'urugero ese bamwe ushaka nko kumara imyaka ingahe ku isi oya njye imyaka maze 5 iyo nshigaje sinyizi ariko se nawe wifuza kumara uvuga ngo wenda mpfuye ngejeje nk'imyaka byaba ari nta kibazo ukaba tuzima naraburiye oya ni Imana ibizi we ntacyo ushaka se njyewe ubuzima gira ikintu usaba Imana ubuzima ngenda bo inzovu yo kutubwira ahantu asengera tubwire redi nusengeramo inzovu tubwiye kuri umukristo uri mu rugo reka mbibutsa kandi uzi ko umuntu ashya kabiri hari umuriro umva ni hari umuriro twese dutegereje ku bantu bazaba batari hano umunsi w'imeruka kuko ntago tubizi nta urapfa ngo ave hariya ngo agaruka bitubwire ariko bavuga ko uwo n'umuriro wa mbere ku munsi w'imeruka ngo abantu bazashya imyaka ingana imyaka igihumbi bashya yego okay none turebe none uri mu nzu inzira hiye urahiye urakomotse sibyo ubaye iki umukara ivu noneho bagiye kugushyingura uko uwo muntu azongera akena none gushya ntibyabura urumva urwo ni urupfu ruzamwica hari hano ku isi ariko niba napfuye yarakoze ibyaha azongera azuke ajye mu muriro ariko mana reka nkwibwire umuntu uzaba yarahiye kuri iyi si agashya muri buriya buryo mana uriya muriro witeka uzamurinde ntazashye kabiri ni ukuri Imana izatworohereza ese ubona inzovu bumva n'upfu uzajya mu ijuru ngewe ntuze kumbajije ngo sinzajya mu ijuru ndakubajije ibyaha nsanganye n'ibi hoya kubomora ni icyaha iki ni icyambere kunywa inzoga ni icyaha iki ni icyambere kubeshya ni icyaha kubomora ni iki gusambana reka magusubiza uribuka Yesu abwira nako hari abagore babonye umugore arimo gusambana noneho bashaka kumutera amabuye Yesu arahageze yego Yesu abwira abo bantu bari bagiye kumutera amabuye ati utarabikoze ninde namutera amabuye barisuzumye nabo basanga barabikoze yego uwo mugore ahita ababarirwa gutya yego bigabura gusambana ntabwo icyame nuko wirinda se oya uwo mugiye kubikora abishaka oya simfe no kubishaka mwumvikana ntufate ku ngufu ukabwira icyo ukora nk'uyu mukobwa umunyamakuru nkawe tukaganira nkamusohokana ahantu nkamugura agakoko nkagira gute nkabwese sheri
wampaye reba uko ngenzi wampaye ko mfite umuntu nawe ukawufite agahita amwita inzovu cyakora ese uyu mukobwa yamubonye akabuta inzovu wowe nta kibazo niba ufite amafaranga ukodesha hoteli ngewe ntabwo twajya mu ishyamba nk'ababikora mu ishyamba abo ni abo mu cyaro mu matuwarete tukagenda tukabanza tukiyuhagira tukamara kwiyuhagira akanyuza nanjye nkamwoza tukinjira mu cya gikorwa twese buri wese agikeneye ariko ubanza uri romantike icyo gihe nta cyaha tuzadukoze nta cyaha kirimo igihe wasambanye n'umuntu mwabyumvikanye nta cyaha urabona iyo umuntu agiye kurya ibiryo nanone asenga byafungura agiye kurya nabyo twakagombye kubanza kubisengera none wasengera icyaha ntabwo ari cyane cyane ibyo nishyira mu gute muri bibiliya biranditse mu mategeko y'Imana 10 sibemera bibiliya urasengera gute ibyaha kandi ari uzi ko ugiye gukora icyaha urasenga uvuga ngo iki ntabwo wemera amategeko y'Imana 10 mwameze ati ntuzice ntuzasambane ntuzifuze umugore wa mugenzi wawe ibyo byose birimo yarangize oya nayo nzi ayo yanduraza gukomerezaho muri seka nkubaza ko bavuga yuko iyo umuntu yishe amategeko yose niho Imana imubaraho icyaha iyo wishemo make nta kibazo n'urugero nzovu ayo ni amategeko nyine ni amabwiriza agenderaho ntabwo bivuze ko ariko bimeze nyine ngo wice make ariko nzovurana n'umuntu mukuru yanaduhanura ngo ndabinengiye nabyo narinzi amategeko 10 y'Imana nishe 3 nta kintu byabitwa ntabwo misani atayikaba bivuze ngo nzovu none se wasubiranye n'umugore wawe oya ntabwo turasubirana ariko ndi muri gahunda yo gusubirana nawe niyo mpamvu ndimo kugenda nkatira ziriya ndangamirwa arizo indaya ntabwo buriya mu makwiri ndimo kugenda mukaraba ndimo kugenda mukaraba ngewe ngiye kwisubirana n'umugore wanjye harya umugore bamwitana mama Sandrine niwe ngiye gusubirana nawe murabona imyaka ngezemo niyo kwisugana nkashaka amafaranga nkaba nagura akabanza kanjye igihe nzitaba Imana mvuye mu mubiri umurambo wanjye ukajya aho usohokera ariko nyenza yanzu niyo nzabasigira aho kugira ngo uzi kugira ngo mpfe uravuze ngo ugiye kugura akabanza kubaza gushinguramo oya kunshyingwa nshaka kuzajya urusororo ariko yanzu urabona nka kwa kundi bagiye umurambo bawuvanye muri muroge cyangwa ubanza guhitira iwawe mu rugo bakawusengera bakagira gute ariko ibaze kugira ngo umurambo wanjye uzasohokeye muri maraya koko ubwo nandi umusare koko ugasohokera mu bantu bakora ibyaha ntabwo ari ibyaha urabikora nzovu iyi aribyo nsanganye se nzovu izi ngamba wihaye neza none se reka nkubaze mfite ikimina ntangamo buri cyumweru ariko abajura ntibazantege ariko reka mbivuge nko ku itariki 30 z'ukwa gatandatu sinzabura nka 700 bazamo ayo 700 ngo ni tariki zingahe 12 noneho nibamara kwamameta nyashya kuri bake kugira ngo mama kwina tongera kuyiba ubushize yibye 700 ufite konti ntabwo yabiranze byose ndetse najya kwifunga nkabikubwiye ako nzovu ari amafaranga niwe yagwana ikibazo mu ndangamirwa gusa nk'ibisambo ubwo urimo kuyaconga wambaje ngo itariki nzayafatiraho nanjye ndakujije ni 14 z'ukwa munani ese kuzivuze nta kibazo ni 14 z'ukwa munani 14 z'ukwa munani turayarya ayo amafaranga turarya ariko ngo nzamwitegura mbonye ngo mbonye uvuye Igisenyi mu minsi biki warameze neza Igisenyi wari ubuzima pe nari ubuzima paka bagukorera na massage bankora ira massage ndi bagukorera ngo yitwa nguki ari woni to body to body ako bwa mbere wari wavuze ngo ni boda to boda akurumva ko naro biri ariko hariya nagiye ndwaye umugongo warakize mbwire n'insi zanjye ntabwo ndimo kwamamaza amashyuza muntu w'i Kigali urwaye umugongo ugize uti twigira Igisenyi icyo gihe twari turi ahantu bita kwa West twafashe ubwato turambuka tujya mu mashyuza
agafi agafi kararyoha ko kwa West. Kararyoha. Waza kujyanayo Nzovu? Nta kibazo uzaze. Icyambere se sumo hari amafaranga yarahenda. Ugiye wabura urabona sanga n'amafaranga mfite. Shaka usanga amafaranga tuzagenda. Twararaga iwabo wa Andres. Wabo wande? Andres. Young Grace. Andres. Grace. Wa muhanzi. Wa undi. Young Grace. Twaraga mu mashambure yaho bose batwakiraga neza bakadukubita rya funguro rya mu gitondo ariya bagita ngo iki mu rurimi breakfast niyo baduhaga badukubitaga umugati ushaka kaboyiro bakakumuha ibyo byose barabigura. Ako hari ahantu hitwa kuri Rabamba ngo abindaya za danje ntago wigeze ukatirayo ubagiye Gisenyi rutabomoye umuntu wagiyeyo niyo twashwanye na yaka yanga gukora amaze gusinda yakajya kuri Rabamba nimba Rabamba agezeyo azana indangamirwa ari indaya umutwara telefone yari afite ubu yakaba yaramwibye nta phone afite ubu yaguze kandi afite ubundi yakasa afite umugore si yashatse ariko niba ufite umugore yisokeye Gisenyi yakamwana ashobora no kumucinya. Urumva rero ko Nzovu rero agomba kwitonda bitazajya kubabaza umugore wawe bipange neza ubu ugeze ku mubare wa kangahe nyine ubroka ndabizi ko ufite indangamirwa nyinshi ubu se ntabwo yashizemo umuriro bagaza tugucagingira tagucagingira ikiganiro kirangira kirangira mitangiye uzatumucagingira ufite ji reka nta kibazo izime nuko ni ibibazo batanze uraheruka gukina filime nazivuyemo wazivuyemo kubera icyo uvuye muri filime impamvu nazivuyemo akantu kakibamo akantu karimo ariko nanone uhera saa 3 kugeza saa 12 ugasanga bagwembye inda nk'ibyo 50,000 kandi bakaba yarukoreye ijana none mu bigano njye mu France nyarenze kugize imibare ushaje bana ubwo se baguhamagaye ngo muri filime bakoze nko wansubiza imyaka nka 20 wabamara noneho nakwa mfite ubwenge nibura nka nyuma y'imyaka 10 afite imodoka kubomorasa wabyigumanye ariko se kubomora kandi akubwiye ko naga ari umushinga Nzovu noneho bivuyemo Nzovu ari guhinduka wimugarura Nzovu ari guhinduka ko nyiri ingeso apfa nawe yapfuye ngiye gusubirana n'umugore wanjye Imana ibyumve ikora ibikomeye pe nta muntu utakwifuriza neza rega abafana bawe twese turagukunda tuba twumva rwose usubiranye mu masane yaba diaspora barambwita umunsi muzasubiranye mu masane mukajya mu murenge amafaranga tuzayakumena ushobora no guhita ugura ikibanza bitewe n'intwaro wazamo nose kutabikora hari umupapa uba muri Amerika bano kumusoza bamwita Mugisha mu minsi yashize yari ari mu Rwanda ndarwara indwara typhoid indwara malaria nenda gupfa umupapa yaravuze ati Nzovu ngwino urwaze uzava anga ukize muri Amerika se hano mu Rwanda afite paratoma zanzu yandi nakubonye kimwe na mwari muri kumwe bona yaka na piscine umeze bo ari babita paratoma apartment naragiye aduha igitanda yakamwana aza kundwaza ariko yakamwana yabyungukemo yanywaga igikoma mu gitondo ngewe narabyukaga kuko ngewe Nzovu tuvugisha ukuri ko wari urwaye ngo typhoid n'amara nkaba narabonye rufite agacupa k'akantu mu ntoki kariya ntabwo nanywaga inzoga baye inzoga yarazivuye Imana zivuye naragakize nasigaye nywa igikoma amazi nagiraga aya macupa ya Nili litiro 1 n'igice none nkweraga none ntabwo ikibazo nari mfite usibye ko nagize amahirwe Mugisha kamwita ngo urwarire wanjye harimo toilette za kizungu bitanga cyane cyabaga hano ntoranye na toilette none ko ntarajyayo ntihagarikaga mu kadobo muri iyo nzu yagarika mu gato oya nyiraho nabaga haranabaga hatari toilette ya kubera iki kubera ko urabona kwirwa unywa ibikoma n'amazi sinaryaga nyaragura buri kanya nijoro nanyaraga hafi n'ishonga nawe ese ko bavuga ngo nta mugabo unyara bavuga gute ikinyarwanda cyiza
kizavuga ngo arihagaritse. yihagarika inshuro 30 ku munsi mu kadobo. ese nze ubundi ngiye bamenya umuntu muri kuganira muri kuvugana ntabwo nkuzi. Uyu ni DJ wa mbere muta DJ Ian. ngiye nitwa DJ Ian uwa mbere gutari DJ wa mbere. aba DJ ni benshi kambavuga Tubwire nka bisoso. wowe n'imyaka yanyu we yarashaje dukomeze arabibaje ndabakugabetse akatugiye batanu bonyine. numva ngo na DJ muna pende bamwitanduriya Inde. ngo nawe ari DJ wakoranaga na bisoso kuri radio. bamwita Anita Pendo. Anita Pendo ngo ni DJ. Hari DJ hari DJ Karashi. ako se umukumbuye Karashi ari hanze. Hari na DJ DJ ura wibagishije ndabamwita ndi. bamwita DJ Brian. DJ ubanza ari Brian. Okay, ni inshuti yanjye mu minsi yashize twakwanye ibiganiro ubu agiye no kujya hanze ngo kwakorera igitaramo. ariko amakuru yafite amakuru yafite Nzobona mu murusha amakuru kuri. yego sha Ugeze kuri bane. umva nkubwira wa gatanu ni bengi nge nitwa DJ Ian. inde DJ Ian Yase biterwa n'umuhungu wa perezida wacu. bongo urani mukuru wanje uvangavanga imiziki ngenda rinze ukora se kugira ngo nzaze nibura ndebe ukuntu ivangavanga nzagusura. wakanda hari akabeza wakanda mu kabari n'ubu kuwa gatanu birahabera ejo bundi wakanda kabeza nzaza ndebe ukuntu uyu mutipe byose azana gutama nk'akakazi ka unywa ka Primus ya. ngiye nkwa kanores. oya ngomba kugutama karawundi ntugire ikibazo. uvangavanga imiziki kwa kuntu uyivangavanga wajye kumva harimo ikintu kirimo gusonga ukabura hinduye nuko ahita mbameze nk'utwaye bane nk'utwesha gukanda nka kariya akana kariya nk'uri mu ndege nuko mbameze. Akuzubi yazakwigishije ubudije nako mbona ntabwo udije ubu ngubu imyaka ngeze munsi waje y'ishuri. kugijuha nk'aba. oya urashaje ndashaje. ari ukuntu nyine baraba abasoza bo muri Amerika murabazi abanye bo umusoza aje ko afite imyaka 60 ariko abagifite ari proud ko akora ibintu by'umusore yakora. Sinzi impamvu rero kuvuga ngo nzovu ngo arashaje ngo ntabwo yabumudije. Turi muri twagize muri Amerika no mu Rwanda ni mu Rwanda. Muri Amerika ni muri Amerika usanga umusaza ufite imyaka 30 aranywa kigozi, ararya mayonnaise, ararya imbaraga urumva mwazi mayonnaise, ararya margarine ku mugati. Twese wowe uranywa Norris ngiye ndanywa Norris urumva byakunze. Nose amafaranga uguramo Norris nzovu nagwa Nese gurangahe Nese gurangahe si cyabi igihumbi 200 hari margarine cyabiri baho wayikura ise oya singombwa hari mayonnaise cyabiri baho singombwa ngugure margarine singombwa ngugure margarine cyagura gafuki igikoma ariko si umusaza mwije ko amabaho oya utoshe ugituba utubaraga oya uri koshya ni basa imyaka mfite nongere muhe mu gikombe abana banjye bazanywa igikoma nanjye nyine nawe nago bibaho. Nese ujyo umusaza muri Amerika arye margarine ega bafite amafaranga no mwana akayiri aba nabo muri Amerika hano turi mu Rwanda ibyo birika ntabwo reka mwibarize rap ngewe nuwanyihera ibijumba by'ikige cyangwa imyumbati yandutira niyo nibyo bintu abo muri Amerika bari ubwo nuko ngo nzovu twidana gashaka umudije nabaraje kukwigisha udije kuno ndakuze ntago mfite bona oya ntago mvuze ko nkwiyana mabuja ntago nkwiyana siwakema umukobwa bona nk'urutoki nge rwaravunitse ni rwaravunitse rwaravunitse si uko nagize ukenye kwa siporo bitarugi imbere y'Imana rwaravunitse bose rwabanza uzi ko bura umudije hari ukuntu akaragwa zirantuza akazivangavanga n'akono kama kwizunguza bayita time tebo ukayikata gutya ukayikata ukongera n'ukayigaruka imyaka ngezemo ntabwo nayishobora wapi baragushuka ratana ugikora imirimo y'abasaza abana banjye nibo bazabikora yaho uzama mwana wawe mwigisha mukuru n'umukobwa cyangwa n'umuhungu umukobwa ziga ese ndakubwiye ko nzabashaka umwana azaba umudije umukobwa rufite umwana rero bagufunga niba ushaka kuza oya ntabwo nabomora umwana wawe yamubomora umudije imyaka 10 ariko mbese gonde umukobwa umurindi umuhungu izo ndeta ari muzigumana igiye ariko ditondera umwana wanjye ari mu mana arasenga ngo iki ari mu mana abarokore se ntabwo babomora ari muri korali n'umuhanga nyine abarokore ntabwo babomorana hariho da yarona arinzi bagiye muri amasengesho yo kwiriza ariko basengera mu rugo uziko nyuma hari amasaha bagera bakabadendurira
imikeka cyangwa imisambi yego umukobwa ngo n'umuhungu barabegeranyije yego umuhungu aramubomora abandi ariko ntibabimenye nimba yagize buke akagira buke uwo mukobwa yahise asama inda ariko nyuma icyo nshimira uwo muhungu baje kubana hari utubazo nari mfite nagira ngo nkubaze sibyo ni ikihe kintu kigira imyenge ariko kitava kigira imyenge ariko kitava kigira imyenge kitava iki kintu wagikoza mu mazi kikabika amazi gifite n'imyenge ariko ntikiva ntikiva matora ntiwayikoza mu mazi yatije indama ukayivanamo ibizi bigenda bijajagurika ariko urumva ntago nubwo yafite amazi harayisigarana ni matora uragikoze niyo mpamvu mwemerera umuntu w'umuhanga ndavuga ko nyine cyarane ni matora kuko matora akenshi buriya matora nubwo yanyagirwa amazi ashobora kuvamo akigasigarana yatanyibwirire ikintu nyine ushobora kuba wakuraho uruhu ukarira wowe ariko cyo ni kibi ikintu wakuraho uruhu wowe ukarira ariko cyo ni kibi nakuraho uruhu yego ukarira ariko cyo ni kibi nakuraho uruhu ko ari byishida ubwo si ihene ushobora kwikuraho uruhu wamara kwikuraho uruhu mbese warira ngendarira icyo kintu nagikora uruhu ukarira ariko cyo ni kibi cyo ni kiride wowe ukarira icyo kintu ni igiki nanjye nifashe nkivanaho uruhu nababara nkarira wanarira noneho ni n'ikintu ntabwo ari wowe ni ikihe kintu wavanaho uruhu ukarira cyo ni kiride icyo kirananiye mukinsubiza reka muri comment baze kutika oya wakinsubije se nuko nawe utakizi wanakize gara ni igitunguru igitunguru kirakurya koko kare reka nanjye mbabaze mubaze uwo mukobwa nawe kuki utinye okay urabona ibihugu byose ku isi bigira ibendera ry'urukiramende ntuwizi urukiramende twaronda abana basimbukaga oya urukiramende rugira impande ebyiri zingana ushobora kugira ubutambike bikangana n'ubugari bikangana okay none wowe urambwira igihugu gifite ibendera ry'umwashi ry'umwashi urambwira icyo gihugu ukuntu cyitwa umbwire icyo gihugu ukuntu cyitwa umbwire naho giherereye ibyo nyine umwashi njye nakubisha umwashi ibyo bara ryitwa umwashi na n'ubundi no kurisobanukirwa nanjye mwansinze kimwe nanjye icyo cyabatsinze okay icyo gihugu bacyita Nepal ni icyo gihugu gifite kiri kuwe mugabane ry'umwashi icyo gihugu kiri mu majyaruguru y'Amerika icyo gihugu bacyita ngo cyita reka ndakikubwira bacyita harya havutse umukinnyi wakinaga umupira w'amaguru bamwita nde wa kera nacyaza ngo icyo gihugu bazakidusubiza muri kandi ari wowe ukitubaje icyo gihugu bacyita Nepal kiri mu majyaruguru y'Amerika ngamubaza uyu muhungu nari ngiye kukubaza nanjye reka mbazagize ubwoba umva ratamwibariza isake iramutse iteye igi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi iryo gi ryaba ari ikihe gihugu none se isake itera igi kandi ari ikigabo ataranavuga ikintu na kimwe ndafasha kwita big up ikibazo ngiye kukubaza n'undi kimeze nk'icyo ngicyo urutane ngo abastari batatu bamwe ngo abastari muri Genesis comedy ngo mfite ikibazo cy'uruhu sorry ngiye kuguha umubare 2 gukuba 0 n'ibice bitanu ni kangahe 2 gukuba 0
virigire 5 nikanga egal nikanga Umubwiye kabiri gukuba 0 n'ibice bitanu. uyu mwana niwe warangije kaminuza nadusubiza njye ntabwo nize ubu niwe wize kaminuza reka dusubize njye ntabwo ndi kaminuza nakigusubiza njye yabajije cyane n'iterambere cyabananiye cyatunaniye murafata telefone mu gikore ni rimwe riva hese riva iki cyambere ni rimwe fata telefone uzavuga abajije ikintu nabanje gukora. Oh my god Uzafata bigira ikintu nyine ubwira abakunzi bawe ugira ikintu oya nanjye umva sigaranye ikibazo kimwe kimbaza bava dukomeze ninde turangize yego urumva bamaze kudutsinda 2-1 nanjye kukubaza ikindi bibutse ko ufite ikibazo kimwe cyagutsinze reka nkubaza ikindi igira amaguru ariko ntago igenda igira amaguru ariko ntago igenda igira amaguru ariko ntago igenda igira amaguru ariko ntigenda ntigenda hasi si ariyo hose ntago igenda ariko igira amaguru ikintu kigira amaguru ntikigende kandi amaguru ayo umuntu agendesha ni igiti yeah one nzovu twagiye igira amaguru ariko ntigenda yeah twagiye ngo iki wagira ngo turangize tunganye twagisubiza imeza ntabwo ari intebe nayo igira amaguru ariko n'intebe n'imeza ndikumva urabizi yagenda se wapi icyo ngicyo bibiri n'ibite ukanya ndakubaza n'ikindi Gavu uhita umubwira ati bayisunitse yagenda akongera kuvuga ariko nyine wayisunitse yagenda ito rero no nkubwira kiraguruka kikajya mu kirere bikumva nzo cyo ni ikindi kibazo gomete ngutsinda ubutaha uzagenda uvuga ati nawe na DJ Ian kiraguruka kikajya mu kirere nta maguru kigira nta maboko kigira nta n'amababa kigira iki kintu ni iki indege gira amababa gira n'amaguru n'amapine irabanza kagenda kiraguruka kikajya mu kirere nta maguru kigira nta mababa kigira ni iki icyo kintu ni birabyishe ibiki ikinyugunyugu kandi kigira amababa kigira amababa ikinyugunyugu wowe ngaho ngecyo icyogajuru icyogajuru se ni kiba gitwawe n'umuntu nyine naze ni kiguruka nyine kikajya mu kirere kiraguruka se ko kizamuka gutya naze ni kiba kiri harakijya ni hehe sawa tugana ku musozo twagira ngo nyine nzovu usengera abantu usuze turimo tw'Imana abantu bakisengera ubundi usengera abantu reka mbasengera banzu baririmba akarimbo ka gospel ko ngufite mfite byose ko ngufite mfite amahoro haleluya ko ngufite mfite umubyeyi arakijijwe Maria uzi neza ko ndi umwana muto umwana wese agira intege nke Mana ishobora byose Mana nkunda mbanje kukwereka izo nshuti zanjye twicanye umunyamakuru niyo yuvanga imiziki Mana ujye ubarinda akomeza avanga imiziki abe nibura mu DJ twazita ngo ni umu DJ wa mbere mu Rwanda kandi icyo murinzi ntazavange ubu DJ bwe ngo ajye muri twatuye twandagaswi mujyane mu mahoteli mushyire ku maradiyo mugishyire yenda ku mateleviziyo akomeye yambukanye imipaka abe yajya kuwuvangira muri Tanzania abe yajya muri Kenya kandi mwese ni umukobwa n'umunyamakuru ndamukoretse Mana hari abashaka kumugenda badashaka yuko akomeza gukora ubunyamakuru bwiwe kandi Imana ishobora byose muretse n'ibiti bicano Imana sinzi mbari uyiyoboye Imana ihumugisha hari abantu basigaye bafite akaboko karekare bajya muri mashini bakaba muri tubicano y'abantu Imana mwashatse abasekirite nk'aya kamwana nta kazi afite yabaye umusike muri Congo mwamuhaye inkoni niba akazaza abagenzura amayutube cano yanyu mukaza mumugenera umushahara wa buri kwezi ku itariki 20 muhembwa namwe ayo YouTube cano ibahembye mukavana umushahara wa yakamwa kandi Imana ishobora byose natwe ubwacu twavuye mu icumbi ryacu turagenda ku byuma by'abazungu twavuye mu rugo tuza mu kazi turi busubire mu icumbi nanone dutashya amahoro Mana tuze kugera mu rugo amahoro mbisabye mbikuye ku bwazi Kristo umwami wacu amen sinzi abarimo kumvuga sabwo ngubwo
nakagaruka ubutaha birahari. Bye bye. Okay, ladies and gentlemen, nizere ko ibintu byose ari good ari fresh. Twabanye neza n'umutumirwa wanyu Nzovu mukunda cyane. Turagira ngo tubashishikarize gukora subscribe, share na comment, mutubwire ibindi bintu twazajya tubazanira bimeze fresh. Twe turi tayari kubakorera ibyo mwe mushaka, mwe dukorera. Twishimiye kuba twabanye namwe, mukomeze mugira ibihe byiza aho muherereye hose. Imana ikomeze kubareba byoroshye. Njye nitwa DJ Yani, man from Kigali from now. Ciao ciao. Ya namwe kambibuse n'akandi kantu abantu mufite impano zitandukanye mukomeze mutwandikira muri comment mutubwire ko twazakorana. Ya turahari ku bwanyu kugira ngo impano zanyu tuzigaragarize abanyarwanda. So yari Clara Umutoni mwari muri kumwe nawe and Nzovu. Bye bye.